nta numwe utaguye mu kantu kubera video yacicikanye cyane y'umuhanzi Yampano. Ni nyuma y'igihe havugwa yuko habitswe amashusho y'urukozasoni ya Yampano, ariko benshi bagamya ko yaba ari ikinyoma, yaba ari inkuru mpimbano igamije gutuma uyu muhanzi akomeza kuvugwa, yashyize ashyirwa hanze. Ni kuva mu mpera z'icyumweru gishize ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga wabonaga ko byashimuswe na Yampano, nubwo ntaweruraga ngo ashyire hanze amashusho ye y'urukozasoni. Abenshi bacaga amarenga yuko bayafite, ndetse bagaragaza ko batunguwe n'ibyo umusore yakoze. Ni amashusho y'iminota 10 yose Yampano n'umukobwa basigaye babana bari mu gikorwa cy'abashakanye, ndetse ubona ko bizihiwe ubwabo babishaka. Icyakora wakurikirana amakuru ukabona kavuga ko yashyizwe hanze n'uwahoze ari inshuti ye magara kandi bakoranaga. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Yampano yagaragaje ko ashobora kuba yababajwe n'igikorwa gikomeye cyane bamukoreye. Yagize ati, ibuye ryanzwe n'abubatsi ndi ryakomeje imfuruka, ariko rizagwira wisi rizamumena, rizamuvunagura, rizamugira ifu. Nta mbaraga zishobora gusenya ikimana yubatse ku muntu cyangwa gutandukanya abo yahuje. Ni amagambo yahise asamirwa hejuru n'ababonye amashusho y'uyu muhanzi Yampano y'urukozasoni. Abenshi bamwereka ko batishimiye ibyo yakoze, nubwo hari abandi basabaga Imana kumukomeza muri ibi bihe bitoroshye arimo. Ku rundi ruhande, amakuru ahari avuga ko Yampano yamaze gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, yifuza ko rwatangira iperereza ku buryo amashusho yabonetse cyangwa yagaragaye yagiye hanze. Abo ku ruhande rwa Yampano bavuga ko hari umusore bakoranaga mu minsi yashize baza gutandukana mu buryo butumvikanyweho ku mpande zombi. Uyu bikavuga ko ari we wabashyize hanze ayo mashusho. Mu minsi ishize Yampano yari yaciye amarenga y'uko ashyize hanze amashusho ari uwahoze ari umuntu we wa hafi. Yaragize ati, tubana n'abacancuro bagatuma ubuzima bwacu bujya mu kangaratete. Abo ni abantu bashobora kukwegera mu kabana, ariko yabona gato ko kugira ngo abeho ugasanga yemeye kurimbura ubuzima bwawe. Icyo gihe uyu muhanzi yari yavuze yuko nubwo amashusho yaba yagiye hanze, abayafite bakwiye kuyabika kure bakayahisha, kuko itegeko rihana uwayasakaza. Yaragize ati, uvuga ko ufite amashusho yanjye y'urukozasoni, sinumva ukuntu waba uyafite. Ubwo si uyafite nkande? Gufata amashusho nk'ay'umuntu ukayashyira hanze n'icyaha gihanwa. Uyu Yampano bivugwa ko yahemukiwe n'uwari umukunzi we, n'uwari inshuti ye, n'uwari umukozi. Ni video yari ifite iminota igera kuri 47 yose. Kubabwira iby'iyi video byo reka mbiceceke, reka mbyihorere. Ariko we niba ushaka kumenya ibyari bikubiye mu iyi video, urasabwa kureba iki kiganiro cyose kugeza ku musozo wacyo. Uwo rizagwira Florien, ndabizi ushobora kuba utaruza amazina ye, ariko aya niyo mazina we nyakuri. Uyu mugabo rero uyu munsi imihanda yamunyereranye. Ubu noneho ku mazina ye uwo rizagwira nushaka wongereho Baritazari w'i Kigali. Ariko se ubundi iri zina uwo rizagwira, ubundi iri zina rifite ubusobanuro ki? Aho si irishyano yavugaga rizamugwira. None se ubundi uyu musore, aha nako uyu mugabo Yampano cyangwa se wa Boy n'andi menshi yiyita, mu by'ukuri ni muntu ki? Ni umusore ukunzwe n'abatari bake muri ino minsi. Ari mu bahanzi batangiye umwaka neza, nyuma yo kwigaragariza abakunzi b'umuziki mu Rwanda, nabo bakamwereka urukundo rudasanzwe mu gitaramo cya The Ben cyabereye muri BK Arena mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Uyu muhanzi yashyize hanze indirimbo nyinshi zitandukanye zigenda zikundwa cyane. N'izo ndirimbo zirimo nka Bucura, Ndi kwikubita, Uwo rizagwira, Ngo si ibyanjye, Mayibobo, Urw'agahararo n'izindi. Yatangiye umuziki ari mu buzima butari bumworoheye na gato. Ukavuga ko yatangiye kujya muri studio akora ikiyede, ariko kubera ko yari afite impano yo kuririmba ndetse no kwandika indirimbo nyinshi zitandukanye, yagiye akundwa n'uwamwumvaga wese. Uyu musore inkuru y'ubuzima bwe iratangaje cyane. Akenshi Yampano yakuze atabana n'ababyeyi be, rimwe wasangaga ari kwa nyirakuru, ubundi ugasanga ari kwa mushikiwe. Ibi kandi ngo byatumye ku myaka ye 15 atangira kwibana muri ghetto. None se wari uzi ko Yampano ku myaka ye 19 gusa yafunzwe azira gufata ku ngufu umwana w'umukobwa? Aho ushobora kwibaza uti, ese byamugendekeye gute? Ibi byose n'ibindi wibaza kuri Yampano ku buzima bw'uyu musore nibyo tugiye kukugarukiraho muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ndakubwira akantu ku kandi ku buzima n'amateka byaranze uyu musore Yampano wa Boy kuva mu buto bwe kugeza na magingo ye, aho amaze kubaka izina mu gihe gito cyane. Kora subscribe kuri Smart Maker TV Show utazajya ucikwa n'ibyegeranyo byiza tukugezaho umunsi ku wundi. Naho nge wumva nitwa Smart Maker, nguhaye ikaze. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi n'uwo rizagwira Florien yamenyekanye cyane ku mazina y'ubuhanzi nka Yampano ndetse na wa Boy. Yavutse mu mwaka wa 2000, avuka ari umwana wa gatandatu, akaba ari nawe Bucura, kuko mu muryango wabo bavukana ari abana batandatu gusa, akaba ari we Bucura. Yampano yavukiye mu burengerazuba bw'u Rwanda
karere ka Nyamasheke, akaba ari naho yatangiriye amashuri ye abanza. Gusa si ubuzima bwe bwakomereje, kuko umuryango we waje kwimukira uza gutura mu mujyi wa Kigali. Yamano yimukiye i Kigali mu mwaka wa 2016 ubwo yari ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Icyakora ngo yahise akomereza ubuzima bwe mu karere ka Bugesera kwa mushiki we aho yari ashatse. Nyuma yo kurangiza amashuri we yisumbuye rero mu mwaka wa 2018 Yamano yaje gusubira mu mujyi wa Kigali atangira ubuzima bwo kwibana. Nyuma y'umwaka umwe wose yibana akabona ubuzima butagenda neza bugenda bumugora, ese mu gusubira iwabo yongera kujya kubana n'ababyeyi be. Nk'undi musore wese rero ntabwo Yamano yigeze yishimira kujya byukira mu maso y'ababyeyi be ntacyo akora kandi akeneye kubaho. Nibwo rero yahise yigira inama yo kuva iwabo. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2019 maze yinjira mu mirimo y'ikiyede. Yamano n'umwe mu rubyiruko rwagize uruhare mu kubaka umuhanda wa Rwampara aho yahembwaga amafaranga 2500 by'u Rwanda. Cyakora icyo gihe yakoraga n'ubundi ataha kwa mushiki we wari utuye i Kigali wari warashatseyo. Uyu musore avuga ko ibi hatazibagirwa ari ibihe yakoraga ikiyede. Yaragize ati, ibihe ntazibagirwa ni umukobwa nari mfite mu nzozi zanjye, ntashakaga ko amenya ko nkora ikiyede i Kigali. Yaje kumbona rero ngerageza kumwihisha, ariko biranga bibu by'ubusa arambona nuko aransuhuza numva ndasebye pe. Cyakora ikintu kibi yakoze nuko yahisanyanga. Uyu musore avuga ko kugeza n'ubu akivugana n'uyu mukobwa, gusa ngo ntibishoboka kongera gukundana nawe kuko aba afite impungenge z'uko ubuzima bushobora kongera bugahinduka maze akamukata. Ngo ariko kandi mu buzima bwo gukora ikiyede Yamano ntabwo yigeze na rimwe atakaza umwanya cyangwa ngo abura uburyo ashakamo inzira yamugirira ku nzozi ze, inzozi yahoranye kera, inzozi zo kuririmba, inzozi zo gucuranga ndetse no gukora ibihangano bye, kuko yari yaratangiye kwiruka muri za studio i Nyamirambo nubwo bitari bimworoheye. Studio yinjiyemo bwa mbere ngo ni Unlimited Record, yakoragamo producer Odilo. Nyuma y'igihe rero agerageza gukora umuziki ariko ntibikunde, yaje guhura n'umunyamakuru Emirene Kashamakokero maze amuha ikiganiro ahamya ko ari nacyo cyamuhinduriye ubuzima. Nyuma rero yo gukora ikiganiro kwa Emirene, abantu banyuranye batangiye kumugirira impuhwe, batangiye kumuhundagaza amafaranga, ndetse abona na societe ya TB Music ari nayo yamufashije kwinjira mu muziki nyirizina. Ati, nyuma yo gukora ikiganiro abantu banyuranye batangiye kumpa amafaranga, yatumye ntangira kugira icyizere cy'uko ngomba kubona ubuzima. Ndibuka ko hari n'abampaga ibihumbi nk'ijana cyangwa se binarenga, maze kugwiza ibihumbi 800 rero narateze subira gusura mu rugo, ndagenda nganira n'umusaza, ndangije bya bihumbi 800 ndabimuha, ndamubwira ngo bagerageze bimuke aho babaga muri Nyabyondo. Yamano avuga ko ngo uretse abamuhaga amafaranga nyuma y'iki kiganiro yaje no gusinyana na TB Music, yanahise imuhindurira ubuzima bya nyabyo. Bamuha amasezerano amukodesherezaho kuba kugira ngo ajye hakurikirana umuziki we ndetse n'indi mibereho. Uyu musore avuga ko yigise Yamano nyuma yo kubona ko mu muryango wabo wose ari we wabaye umuhanzi gusa, uretse se wacurangaga gitari muri korali. Ati, ni Yamano koko y'umuryango, nanjye nanyuze muri korali y'itorero rya ADPR. Yamano kandi yahishuye uburyo yigeze anyura mu bihe bigoye akiri muto ubwo yari afite imyaka 19 y'amavuko gusa. Mu biganiro bitandukanye yagiye agirira ku bitangazamakuru bitandukanye, Yamano yumvikanishije ko yabaye mu buzima bushaririye cyane, dore ko yigeze anafungwa n'amezi 2 yose. Avuga ko icyo gihe rero yari yabeshyewe n'umukobwa w'umuturanyi wavuze ko yamufashe ku ngufu akamutera inda n'indwara zidakira. Gusa ibimenyetso bya muganga byagaragaje ko uyu mukobwa adatwite ndetse ko atigeze anasambanywa muri iki gihe. Yamano baba barandekuye. Mu kiganiro kandi yigeze kugirana na Yago TV Show yavuze ko muri icyo gihe ubwo yari muri gereza yigeze kugira ibihe bikomeye cyane akiheba, maze akanga izina rye ku buryo bukomeye, izina uwo rizagwira, kuko abantu bamuserezaga bavuga ko se ari ishyano yashakaga kuvuga amwita iryo zina. Gusa nyuma y'ibyo byose yaje gusobanurirwa na papa we icyo iryo zina risobanuye, maze Yamano mbona kurikunda, naje kurikoramo n'indirimbo maze nyita uwo rizagwira, irakundwa cyane. Uyu muhanzi yakomeje asobanura ko ibyo aririmba muri iyi ndirimbo rizagwira bihuye n'ubuzima bwe, kari impano koko yaririmbaga. Yaragize ati, ibyo ndirimba muri iyi ndirimbo rizagwira bihuye n'ubuzima bwanjye ku kigero cya 99%. Yamano kandi yigeze kwibasirwa n'ibitangazamakuru bimubaza cyane, bimubaza impamvu yatumye avuga ko atazi Bruce Melody kandi ngo ari umuhanzi uzwi cyane na buri wese. Ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo Rwanda yabajijwe na Lucky Nzeyimana, umunyamakuru wa televiziyo Rwanda, yamubajije icyo yavuga kuri Bruce Melody, maze Yamano avuga ko atamuzi. Yaragize ati, nta hantu duhuriye, nta hantu turahurira. Iki gihe rero umunyamakuru yamubajije icyo avuga kuri Bruce Melody wari umaze iminsi avugwaho kudacana uwaka na The Ben, maze akaza kugaragaza
agaragara mu gitaramo cye. Undi nawe mu gusubiza yaragize ati Bruce Melody ntacyo mfite cyo kumuvugaho, ntacyo nabavugaho rwose, ntabwo muzi Bruce Melody, ntabwo turahura, nta kintu mfite cyo kumuvugaho. Uyu muhanzi yakomeje kubazwa ibibazo n'uyu munyamakuru Luckman Nzeyimana mu kiganiro Versus, aho yamubajije uko yagize amahirwe yo kuririmba mu gitaramo cya The Ben. Yampano agaragaza ko byabayeho binyuze mu bantu ba hafi b'uyu muhanzi barimo Muyoboke Alexis ndetse na Nobja. Avuga ko na The Ben nyuma bahuye akaza kumubwira ko akunda ibihangano bye ndetse ashaka kuzabona haririmba. Yaragize ati The Ben yarambwiye ati akunda ibihangano byanjye kandi ashaka kuzabona aho ndirimba. Uyu muhanzi kandi yavuze ko ubwo yaririmbaga mu gitaramo cya The Ben cyangwa se Tiger aribwo bwa mbere yarageze muri BK Arena, yaragize ati nari narisezeranije ko nzajya muri BK Arena, ntibyakunda, ntitaye ku gihe bizamfata, nkomeza kubyisezeranya ariko mbonye Imana irabinkoreye. Uyu muhanzi yavuze ko mu mwaka wa 2005 ateganya gukorana indirimbo na The Ben. Yaragize ati muri uyu mwaka hagomba gusohoka indirimbo yanjye na The Ben, uko byagenda kose ni ukuri kandi ndizera ko bizakunda, nubwo byantwara igihe kirekire ariko bizaba. Uretse kuba yaravuze ko atazi Bruce Melody, ibi byabaye nyuma y'uko yari amaze iminsi yikomye umuhanzi akaba na producer Element. Ni kenshi cyane Yampano yikoma Element amushinja kumurangarana mu muziki ndetse no gutonesha bamwe mu bahanzi akabakorera indirimbo agendeye ku bucuti gusa atari uko bashoboye akazi. Tugarutse ku buzima bw'urukundo bw'uyu muhanzi, Yampano afite umukunzi aherutse kugaragaza abamukurikirana ku rukuta rwe rwa Instagram ku itariki ya 1 Mutarama umwaka wa 2005. Nibwo Yampano yashyize kuri Instagram ye amafoto ari kumwe n'umukobwa, arangije yandika ati ndimo ndakura. Iyo witegereje neza rero ku kaboko k'uwo mukobwa uhasanga handitseho Florian cyangwa se Florie. Ubusanzwe iri zina Florie ni izina bwite rya Yampano. Mu gihe benshi bari bakiri kubyibazaho, Yampano yahise yemeza ko uwo mukobwa yerekanye kuri Instagram ye ari we mukunzi we. Uyu muhanzi yatangaje ko uriya mukobwa ari we yihebeye nyuma y'igihe yari amaze adakunda, ahavuga ko ubuzima butarimo umukunzi aba ari nka gereza. Ngayo nguko rero ngibyo bimwe mu byaranze ubuzima n'amateka bya Florie cyangwa se Yampano ukunzwe n'abatari bake muri iyi minsi. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kubana natwe hano kuri Smart Maker TV Show. Nawe utaha Imana ikurinde. Zina update kuri Yampano, ariko niba utarakora subscribe k'uyu muyoboro uyikore, tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Turakwemera. Ciao.